Mateza makuru nyine yuko muri ADPR bikomeje kugorana hari ibyamenyekanye. ADPR niyo mbarutso y'inzitengero zose ziri gufungwa mu Rwanda. Ikindi cya kabiri muzatekereze muzanakurikirane neza. Agira ikintu bitivaga ingenga bitekerezo n'ibintu bijyanye n'ibintu by'amacakubiri. Agiye atakwiyumvisemo kuri umuntu wabo kugira ngo azagukore igikorwa gikoreye umutima ukwazo. Biragoye. Icyo kintu nacyakigira. Hashobora kukihana ngakireke ko byaba bibaye ibindi si cyo gihe urumva icyo kintu nakigira ijana ku ijana nagifite nanjye ubwanjye twakiganiriyeho muri biro njye nawe nimba avuga ko ndi kumubeshyera akaba asenga imana y'ukuri ahamaga afate bibiri ko ntabwo twakiganiriyeho ndabatsinzwe ndamubeshyeye nk'umukozi w'Imana wamusanze muri ofisi mu biganiro ibyo ngibyo se ibyo mubwira ni ukuri ingengabitekerezo baragufunga bro hano mu Rwanda ntabwo habamo ingengabitekerezo we murabiganira akakubaza ngo hariya ngo urumwe mu bacu ari umushumba se ari umushumba akamubwira kandi kantu wenda nako uzakumvisha abantu n'umuti njyewe hari umuntu wo muri komite nyobozi hari batsinze njyewe namugishije inama mubwira ko ngiye gushaka umugore uranyumva neza arambaza ati umugore ugiye gushaka nuwahehe banza ubyumve ndabugana ni umunyacyangugu arambaza ati wowe harya uruwahe ni umunyakibuye urumva neza arambwira ati mba nkubwira inshuti yanjye ati ariko kuzi uko umutwe atashakana n'umututsi ati niko umunyakibuye atashakana n'umuhutu urumva niko umunyakibuye atashakana ati niko umunyakibuye atashakana n'umunyacyangugu bikunde uranyumva neza umugabo mufata kari kodi turi no mu nama nyobozi n'umugore wanjye turi kumurumva we yarambwira ati ushatse umugore wangana ndamusobanurira arambwira ati umva nkubwire ati uko umutwe atashakana n'umututsi ati niko umunyakibuye atashakana n'umunyacyangugu bizakunde bambaye ukumva inkuru ndangije ako kantu ngafata rikoda mu nama umushingwabikorwa ndagenda njyamo mbiganiriza mbivuga muri nyobozi niyo abatanyambaza ati umuntu n'indambwani uzamubwire mukubwire kuko nefite na rikoda ukenagenda mumwegera ariko ahita asaba ngo rikode nyisibe sinzongere kuyumvisha abantu ngo nyisibe yabikoze ikisi nimba koko tuvuga ngo turi ayo makuru wayahawe nande ngomba kubwira umukristo wayatuhaye ariko nuko tuyafite wewe urebye uko ikibazo giteye n'iri giterane kitabaye yego urumva kitazaba bafite impungenge yuko ngo ntiyari na muri ibi by'inyubako bazifungiye ngo hari amafaranga bagiye batanga ntibizakorwa hari abasanzwe babitangaza ibyo ngibyo ugiye kubaza PR urumva nta kibazo umukristo wagira ikibazo si ngombwa ko bijya mu binyamakuru wagira ikibazo yakwegera ubuyobozi akakimubaza hanyuma rero yashaka no kunyura mu itangazamakuru ntawamuzi kandi ngo mwarabateye ubwoba babibaza mu ntabwo ari byo biduhangayikishije twe duhangayikishijwe no gukora ntabwo duhangayikishijwe n'abarekarama ushaka kurekarama yazaza mu biro by'ubuyobozi agahabwa gahunda cyangwa akatubwira nayo yatanze tukayamusubiza sibyo yego uri umukristo ndi umukristo uramutse uri umukristo wabyumva cyane niba igiterane cyari kuba uyu munsi ku itariki yego umuntu akaba yaratanze wenda 5,000 sibyo yareka yabivuga ati narayatanze tukareba ko kuko yatanze tukayamusubiza ariko twebwe duteganyije ko igiterane kizaba inzandiko zaranditswe kandi ayo mafaranga arahari ntabwo yakoze yego babyumvishije ndakumva cyane naho rero abafite gahunda yo kuvugaho barahari kandi nawe ufite gahunda yo kubuza umuntu kuvuga n'abifuza gukora nabo barahari kandi umushumba bavuga ko mwahageze mukasanga ibibazo bisa naho byari bikomeye mu bakristu mu gihe mwahimukiraga umusimbura abandi reka mubwire generaluma abakristo bibasina nta kibazo bafite ni umuntu ufite ikibazo ku giti cye kandi ari abaho bari kuduhamagara ntacyo abakristo bose nta kibazo bafite kugira ngo bibe mu mucyo umucyo wo ubu tugiye kujya mu iteraniro i Gasabi ndabyumva namenye amakuru ufite ikibazo yakibaza ubuyobozi
kandi ukibaza itangazamakuru go ahead. Rero insengero zigize gutya zirafunjwa, sibyo? Kubera ko zitujuje ibyangombwa. Sasa wabuze ikibazo hano kiri akaba Kristo none twe dufite ikibazo. aza bantu kanyumva. Uzi impamvu abakristo bo muri ADPR, sibyo? Batanga amaturo nko mu zindi nsengero uko bisanzwe, sibyo? Umuvugizi mukuru w'itoro rya ADPR ahembwa miliyoni 5, ahabwa imodoka, yishyurirwa inzu, ibyo kurya no kwakira, yishyurirwa ibyo kwakira abashyitsi. Okay, ni Imana amacu 5 ziza ziri imbumbi, ziza ziri imbumbi. Noneho ibirenze ibyo, ibiri inyuma y'ibyo no kurya rya muri do n'abantu menye ari itorero bishyurira. Ibirenze ibyo nyuma y'ibyo, inyuma yaho gato wavuze uti paruwase zose, imidugudu yose ikusanya amafaranga ajya kuki kuri konte ya ADPR. Ubu tuvugana amaze imyaka hafi niba 2 niba 3 ku buyobozi, every month arisivinga umushahara we 5 million. Unyumve witonze. Noneho ndimo ndaguha amakuru bro. Noneho birangije aya mafaranga miliyoni 5 amaze kuzakira, zimaje kujya ku mufuka we, urumva? Nibi byose akabikora. Iyo konte ifata ayo mafaranga yavuye mu bakirisi bose nk'amaturo. Ubuka ko tu hano turi aba ADPR barenga miliyoni zingahe hano mu Rwanda 3, sibyo? Amafaranga yose ajya kuri konte. Kugeza ubu umbwira ibikorwa bya ADPR bizwi bishorwamo aya mafaranga. Banzu unyumva ariko. Kandi abahembwa bafite imishahara bari kugashahara gato cyane papa. Akasa mutwe rero nagahomera muno. Birangije urusengero aho ruzingiye mu nyumve. Urusengero rwose rwa ADPR ibikorwa bigiye gukorwa. Kunzi bihumure TV mwaramutse mwiwe. Ngiye garutse ndikuzo ndi kumwe na Bobo Shwanyaguza. Bobo waramutse? Waramutse neza. Naguze cyashako nananiwe. Naguca ku ruhande noneho ubu nkuru zabaye izeruye byanyabyo. Ayizerese ko bigeze kore. Yes, hanyuma nk'ibisanzwe rero tugarutse ku Ihumure TV, hanyuma tugarutse mu makuru y'umugoroba igicamunsi y'igitondo bigendanye n'amasaha y'ahantu muherereye. Hanyuma rero reka mbashimire aho muri hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbasaba umugisha w'Imana, abari no ku mugabane w'Uburayi namwe muhabwa umugisha n'Imana, bari muri Aziya muhemburwe, hanyuma bari muri Australia namwe ndabasuje cyane yambo, abari muri Afrika muhabwa umugisha n'Imana, cyane cyane abari i Kigali, abanyumva muri Burundi, Bujumbura, Kigali mwese muhabwa umugisha n'Imana, cyangwa se abanyumva muri Murenge mugirirwe neza n'Imana. Nekereza ko ni iby'agaciro wumva ururimi rw'Ikinyarwanda tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Hanyuma tugira gahunda yo gusenga mu gitondo saa 11 za mu gitondo. Uzindutse ujye ku Ihumure TV, ntuba ufite irungu, ntuze guheranwa n'irungu. Twe tugira nibature nziza cyane, harimo inyigisho, indirimbo, ijambo ry'Imana. Ni ku saa 11 za mu gitondo za hano i Kigali. Ariko na saa 6 z'ijoro nabwo tuba twagize isengesho ribana n'ababyutse kandi nanone n'abagiye kuryama. Ni ku Ihumure TV, muhabwa umugisha n'Imana. Wowe wakoze subscribe warakoze cyane, nawe utarayikoraho ndakwinginze reka mvuge nitonze nk'umuntu ugiye gusaba. Kuri uyu mwanya ngiye gusabiriza, sinjya nsabiriza ariko ngiye gusabiriza. Ndabinginze mu subscribe uko n'izindi channel wakanzeho, wakwihanganya ugakanda ku Ihumure TV. Imana iraguha umugisha no kuri kw'Imana uko kukanzeho tugakomeza tugatera imbere. Imana we ntiyagushigikira mu byawe, siko tunabasengera bazi tukabasabira umugisha koko wakwihanganye koko. Aha no kuri bambe Imana igumugisha kubikoze rero. Yes, hanyuma rero ndi kumwe na Bobo, ariko Bobo arabwira abantu bakoze subscribe mwarakoze cyane, kore like kuri iki kiganiro, hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza abandi iki kiganiro. Turi mu episode, turi mu nkuru zo kwa Grace tubakurikiranira uko bimeze kuzagira ubukwe bubaye, ariko noneho ngo numvishe ngo andi makuru wazanye mbere yuko twinjira mu nkuru uyu munsi. Bobo Grace se
Yego Grace. Ese mama we ntamaze gutambuka mama mu nyirabukwe. Nyirabukwe wande? Oya wa Grace. Wande umupfumu? Yego numwako ngo numwade ako ADPR ibitse iki? Aha uranzanye. Tuje mu nkuru z'uyu munsi uvuga ADPR. Ahubwo y'umusazi. Ahubwo y'umusazi. Turamamariza Rehoboth High Technical Company. Mbere gato reka tubanze twinjire mu ncamake Bobo. Ncamake z'amakuru nyine yuko muri ADPR bikomeje kugorana hari ibyamenyekanye. ADPR niyo mbarutso y'inzitengero zose ziri gufungwa mu Rwanda. Amakuru mutari muzi mugiye kubona ndagusabye uze gukurikira inkuru yose uraza kumenya impamvu nyirizina ADPR ariyo yonyine ibaye imbarutso yo kuba insengero zifunzwe. Turi kumwe na Rehoboth High Technical Company. Ni company y'abatekinisiye b'inzobere bakora ibikoresho byo mu rugo, amafirigo, amateleviziyo, microonde, cuisiniere, water dispenser, ama mixer cyangwa se za blender, nibi bikoresho byose byo mu office, computer, scanner ndetse na photocopieuse. Uze kuduhamagara kuri telefone ya 0788 60 hanyuma tuguhe umutekinisiye w'inzobere kandi wizewe, hanyuma ibikoresho byawe babikore baze bagukora maintenance mu gikoni, cuisinieri ndetse na frigo bize gukora neza. Habwa umugisha n'Imana. Hanyuma munyemerere rero hagati ahangaha tuze kwinjira mu makuru arambuye. Nakire Bobo. Waziki. Arewe. Ari umugabo kabisa n'umugabo niwe wa mbere ku isi. Arewe. Ako mangiye Frema bigeze musabiye igikombe tu. Mbonye undi mugore mu kanya ngo wari uwijana. Okay. Oya, okay. Dukwa FM tubigaruka mu muzo kwa FM. Ribi cumbikiye pasiteri warenze ku mabwiriza yo gufunga insengero. Gatsibo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rucumbikiye pasiteri Nsengiyumva François. Mu nkuru turibuze kugarukamo usibye ufunzwe turibuze kugaruka muri ADPR batsinda, bigaragara ko ni ADPR isa naho yaguyemo umusazi. Hari by'umuvugizi w'iritorero yatangaje. Hari inkuru derutse gusohora y'abakristo barekaramaga amafaranga batanga, ari naho bigaragaza ko bishobora kuba ari intandaro abakristo baba barageze muri leta, kuko ADPR yaka amafaranga ariko ntihagaragara ibikorwa yakoze. Iyo witegereje neza nimba hari itora ari idini ryaka amafaranga menshi ni ADPR. So mukwaka amafaranga menshi nka ADPR, ariko nimba hari n'insengero nyinshi zubatse uburyo budasobanutse ni ADPR. Ndakumva ndaje mu kanya mpere ruhande. Akora byumva neza. Umva komeza ubimbwire ndaje mu kanya mpere ruhande. Nta amaturo ya ADPR sibya y'abakene. Ituro ry'abakene niryo ryonyine riguma kuri paruwasi cyangwa umudugudu nimba bikibaho. Ubundi basoza amateraniro bajya kuverisa kuri konte ya ADPR ku gihugu. Bo bagira konti imwe. Atekereza ariko bimeze. Basoza amateraniro barabajya kuverisa ibya 10 n'amaturo. Okay. Hari ibikorwa bitangisha amafaranga, ariko tukibaza amaturo aturwa akora iki? Kabiri, amafaranga ayakwa mu bikorwa baranatuye bigeraho bafungirwa insengero yajyaye. Abakristo benshi rero bararekaramye bageraho kurekrama kwabo kugera mu gihugu muri leta. Neza amatwi. Baravuga ati rero reka ntacyo nitujya muri ADPR gusa biraba ikibazo, reka dukubite hose. Urihuse mani, buse ko wihuse mani, wambabariye tukabanza tukaze batsinda. Pase batsinda se bamuhamagaye wabaye ureteze. Oya none se nari ngiye kugeraho. Oya banza pase nahereye muri rusange kugira ngo no mite nzava ati ni hejuru hameze batsinda koko. Ese igiye gukubita ntuhera mu misaya mana.
oya ngemera ku maguru okay ngo igisambo baragikubise kitari ko uretse twumvikane adeberi igiye uretse ku gisambo baragikubise urumva kugikubita urumva bahera ukubise ingume ukubise umugeri ukubise ibuye please agize igitekerezo bataha ugiye gukizwa ate oya mwinkubita mu kavuyo ntabwo ndi kumenye umugeri reka ab'umugeri bagira uruhande rumwe ab'ingume bagira uruhande rumwe ab'inshyira bagira uruhande rumwe turebe ubanza nimurangiza n'abandi bakurikireho rero nitugera kuri ADPR njyewe nabanza gusuzuma umuvugizi wa ADPR kwanza aya mukuru w'urwego rw'igihugu yitwa Izayimana ntabwo nzi ko umusaza tuzongera kumuvugaho kubera wapurenze ayo majwi se yapurenge nta kibazo we yaravuze utinye umushumba uhagarara akavuga ngo kuvugwa ibyo mu kigo byo ko tubivuze byakira ugacya iyo ni ADPR batsinda ariko wari kimwe sigurwa agise ADPR batsinda cyambere ADPR batsinda baduhaye umusirikare cyowe n'umusirikare we yaravuze utinye umushumba uhagarara akavuga ngo ngewe nkora ikinjemo nta muntu ushobora kungira inama ni Imana urumva neza utekereza umushumba ukubwira ngo ngewe mbonye binakomeye nagenda nkagura inkoko imwe byanarangira kandi icyo ushaka nkakigeraho kandi ikindi cya kabiri uyu mushumba ni ukuri nimba ujya uvugana n'umushumba wa Gasave uriya Binyoni mu izina ry'Imana mpamagaze mu maguru abiri ugiye ukavuga nimutubwire kesi z'ayabateranya we batsinda mumaze kwakira za bifu n'abakristo mumaze kwakira zingana zite akava kuri ABCD akageza ku yanyu zishobora kuba zimaze kurenga 30 ukavaho ngaho kuri Gasabo ugahita wikubita hariya mu Rurembo kuri regional ukamubwira utari ko muhira batsinda umushumba waho ni bange baje kubwira amakosa ye mudafasha ngo mukemure ibibazo ayabateranya pasero ni muntu kiko ayabateranya nuvuga ngo ni umugabo udashobotse ni umugabo ukora icyo ikimujemo ni umugabo utavuga uvugirwamo kuko icya mbere yaraje avuga ati njyewe nayoboye ahantu henshi ndi umusirikare n'abaye umusirikare abaturage bose bati gote wowe n'umusirikare w'umucece ejo batazagufunga arakubwira ati njyewe nakujyana kuri ribu ugasigarayo ubwo se umuntu wakora iki none se ayobora nka pasiteri ayobora nk'umusirikare kuko ikintu cya mbere turi kuvuga ntabwo bivuze ko umusirikare ari umuntu uza kubangamira abantu niba nanjye ikintu kinadutera kikanatubabaza nuko si ubwa mbere si kabiri si gatatu tuhitana ikibazo cy'umushumba Gasave tukakigeza no ku Rurembo ariko ntibagikire bagikoraho ahubwo ugasanga nabo bari kumuporomotinga bavuga ati gutya na gutya kuko ubundi uko twari tuzi ntabwo batsinda bari bakagombye kuyifunga kuko batsinda twari twakoze ibishoboka byose binafatika ariko gufungwa kwa batsinda kwaturutse ku miyoborere mibi yitwa ngo ni umuyobozi utuyoboye kuko n'uwo turavuga agahita agushyiraho ingenza agahita agushakira ibyaha agahita avuga ngo aragutenze ngo ntuzongera kwitwa umukristo mbese aba ashaka kutavuga we agakora ibyo ashaka yakica umuntu yahagarika uwo ashatse agatenga uwo ashaka bikabiho ngo wajya no kuri paruwasi agahita ahamagara akavuga nabo no kuri paruwasi nabo agatangira akakuvuga n'uko utari ibyo ni ibintu bimenyerewe ku bantu bose harimo umugabo witabiye akare warimbaga muri korari inkuru bajyanye ibibazo hari mu bagabo intebe bari bagiye kujyana za mageragere bazipakurusha imodoka ku mugaragaro bose babireba ni byinshi kandi byose tukagerageza kuvuga no kuri paruwasi ariko kubera ko bamutinya nabo ko bazi ko ari umusirikare bagaceceka bagatuza ariko tuzi ko mu buyobozi na leta iyo umugitifu ayoboye abantu abaturage bamwiyumvemo leta iramwima ikamukura ko nubwo byarangiye bitakira urusengero ahubwo birangiye wagira ngo neza yuko n'umuyobozi w'umudugudu iyo abaturage batamwishimiye leta iramwirira bakamara abandi bayobozi igituma batari kumva amajwi y'abatsinda
igituma batari kumva akarengane karibatsinda, igituma batari gufata batari gutega amatwi ibi muri kuvuga kuri YouTube ngo babiha agaciro babishyire mu munzani bavuga bati koko nimba none se nimba tweke twanza abantu tumwanza turabakirizo n'abari gutanga waba utanze bukarangira yari yajya ahoraga ingenga bitekerezo se yari yahagera turaribaharijwe uraribaha turarishyiraho nyuma y'ikiganiro iyo ureka ukagera ahantu yamuneze ingenga bitekerezo urumva igihugu cyose kiramwanga abantu bose baramwanga dufite ikigeragezo rero gikomeye nicyo ngicyo kiri gutuma ubona abantu bafunga abantu bakishima cyangwa abandi bakanababara bitewe n'uburyo uyu muntu nawe emeye ndamutse mwikenga kubwira ibya yabateranya njye ubwanjye hamwe njye ntagiye no kuri paruwasi njya kuri paruwasi mbibwira umushumba turabona turicara arambwira ngo genda nyine ngo tuzabikemura kuko njye mbwira nagiye mbwira umushumba nimba wigasaba nawe nimba mudashoboye kwinjira mutajya mu bikemura mutajya muri rigo kuko nifite n'ibihamya bifatika bagikoze iki nahamagaye no ku rurembo na regional niho ndamubwira ko atanambwira ati ngwino tubonane wenda ngufashe badufungiye atari ukubera guhangana ariko kuyoboza abantu igitugu kuyoboza abantu mubaze ko numva ayoborana igitsure ngo ni umusirikare akabyitwaza nicyo kintu kisha batsinda nicyo kintu none ko atabyitwaje ngo bareke kumufungira nyine icyo kintu n'Imana kugira ngo Imana idufashe wenda niba banumva n'aba bagabo bahejwe kuko ari ibinyonyo ari n'uyu mushumba wa hejuru ngo ni regional bose baba bari inyuma yabateranya ku mafuta akora ku bintu ubundi umushumba yumva umukristo wese akamutega amatwi akamwakira akamugira inama ujya kumugisha inama ahubwo akagutuka umugisha inama umuntu utekereza uhagarara imbere y'abakristo ejo bundi twakoreye umuntu ubukwe yitangishije umuntu ubukwe ibyo cyo cyane igikorwa cyiza arangije nyuma yaho aravuga ngo twakoresheje ubukwe bwa 3,5 duhita twicara twatekereza se aya matete ko yaturutse Gasave ibi n'ibiki byaturutse Gasave intebe ko zaturutse mu rusengero 3,5 zakoze ubukwe zaturutse zavuye he njye nihamagarira ndabaza mutubwire mukore audite mutubwire ukuntu izi 3,5 zasohote n'icyo zakoze bagiye kunsoza zansubiza ngo ubwo mwine ngo bayabare ngo mu bintu ngo abantu bakoze ubwo ngo ntabwo twabizo tubyinjiramo ngo unawe utekere umvire imiyoborere dufite muri ADPR batsinda ariko bayishyire mu gaciro nawe ikurure bagira ngo haguye umusazi ndakuraye ikindi kibazo Ezayi ari umubyeyi ushaka kumva ngo abakristo gufunga kwizi nkundwa z'urutengero ahantu hose hagiye haterwa ibibazo n'abapasiteri kubera ubugome bwabo kubera inyungu zabo yakagombye gukoresha byose bakahafungura ikahita n'ahabakura nk'ubu tugize amahirwe izina tuzabana rufungura ariko bagahita bati dufashe umushumba wabatsinda turamuhinduye tubahaye undi mushumba mbese imitima y'abantu ikagaruka igasura mu gitereko byaba byiza kurushaho ko bakomeza bavuga ngo dore umushumba wanyu nimukomezanye kandi ibyo dukomezanye nabo byaranze ubajije hajya haramugira korali zingahe kuri ADPR batsinda yakira ko zigari 8 mbere zari 9 hayi hanyuma hari abakristo benshi dutanga amafaranga menshi dutanga amafaranga menshi ntabwo urusengero ntabwo ndakubwira nimba ibintu nkubwira kuko niho nsengera kuko ibi tubivuga dufite ibihamya nimba umushumba mwarimu amwegera kumubwira ati ariko umushumba ibi wakoze si byo abaturage barabaye gukena gutya ndakubwira ngo genda ngo we ngo ntabwo mwarimu aramwegera amubwira ati ariko ibi si byo gukena gutya ngo aragenda ahamagara uriya mushumba Gasave undi itamubwira ngo mwarimu none ubuneza abakristo wowe nanya n'abakristo urumva uwo muntu gwita ahubwo ufata icyaha cye akagishyira kuri mwarimu nabwo ati rero nimba n'abagiye kubaza kimaze agahita ko mbateranya n'abakristo ati ubwo nyine muzemere mu bugende gutya kuko nimba ari umuntu utajya uva kwizima njyewe nabihamya ni umugabo witeye abateranya n'ubwo wamugira gutya ntashobora kuba kwizima ngo uti mushumba iki kintu wagikoze gutya cyangwa gikorwe gutya
avuga ati icyo nimba ari amafaranga yatanze muri korali mukavuga ngo ni menshi cyangwa ntiturize uyabona, ubwo nta kintu wemerewe gukora icyo amafaranga atabonetse, ubwo byakira uko ubishaka uko bitegetse ni kabiri ugomba gukora. None se apfa kuruzi niba abagabo bari bagize mageragere nta mafaranga 90 bari banatanze yo kuzikoresha kujya gukora ivugabutumwa. Ntiyazi papa kuruje se ngo yitwaje iki? Nyine yitwaje bwabo bashaka, ntabwo yashaka icyo uvugabutumwa ari yose. Jewe se waba ariko ni gute waba uvuga ngo uri umushumba uyoboye ahantu abantu bose nubwo batinya kwivuga, ariko buri wese bati imana yaba waruduhinduriye umushumba. Ikindi cya kabiri tuvuga ngo adufatiye imyanzuro akayitura aho ngaho, yasanze ADPR batsinda urubyiruko bararamo. Ejo bundi afata umwanzuro wo kwikura atatubwiye n'impamvu urubyiruko tutakirarimo. Ahandi mu nsengero bararamo, za Kimura hose bararamo mu rubyiruko, ariko yabikuyeho kuko ari nyine kuko ari we kibamba. Ayivaneza afata imyanzuro, iyo afashe niyo ngiyo. Ubundi ahandi umupasiteri arazavuga ati wenda bitewe n'impamvu zinize ntimuzongera kujya musenga nijoro. Icyo kikumvikana, kandi gusenga nijoro ntitwasakuzaga ntibanavuga. Yaraje abikuraho, ibintu byose arabihindura. Amafaranga y'uriya mukingo twatanze amafaranga menshi, y'uriya mukingo ntabwo uriya mukingo wakabonye kubakwa kuri ubundi, kuko yahereye kera awitangisha mbese n'uwango hariya abatsinda yahageze nk'umurima we, niho asarura, mbese niho ikibazo gikemukira. Iyo akeneye amafaranga ahita babwira amafaranga mutanga yo kwitanga ikintu kiri buze gushingira. Mbese uzabaze nk'umukorari uzabaze uti ko tuzi ko korali babaca amafaranga ya sani porosa none zirimo nta sani porofu mufitemo? Ntazirimo kandi amafaranga mwarayatanze? Ntazirimo, ni bya bindi utuntu turimo twatumuza bagiye bahumeka ku dukuta tumeze nk'utumatera. Mwese zari sani porosa wo kubizi natwo twaracitse. We kora utuntu nyine akaza kuba ati nimba mwitangisha niyo wagenda ukaza ukamabuye atureke izo barabayitanze ibiki n'ibiki. Mbese ntabwo bo bafite uburyo ubundi bakagombye kutwaka aya mafaranga dutura buri munsi, ubundi bakagombye gufata amafaranga tuba twateye bagakoresha ibikorwa byabo, n'ubundi bazabagarukira, ariko twebwe batagomeje kutugira aya mafaranga y'urubyiruko rw'abana nabo bayazanye bayabasubiza. Usibye ko njye nta kintu gitanga urusengero, yemeze nk'umukristo ndagenda ngasenga gusa ngataha. Nawe uretse gutanga amafaranga nta n'icyatanu cyanjye naho hashira. Namwari marabizi najyaga nanga nayo kwakira abashyitsi ku wa gatanu nkabagurira amata, ariko bitewe n'uburyo abateranya yamwimukiyemo. Ariko utinya umushumba utinyuka akagushyingira, yamara kugushyingira agasubira agahamagara umugore w'iwawe akamubwira ubize kandi ari wagushyingiye, akamubwira ngo ngiye kugutenga. Agutengera iki? wakoze iki? Kubera amafuti. Urumva utekereza icyo kintu utekereze njyewe njya gukora ubukwe nandikiye korali njyana ya invitation inzika izandirimbira aya abaturage ashobora nibo baba babujije bandirimbira ngo kubera kubera agira inzika abika umujinya ubundi abika umujinya nk'uw'intare, kandi yakugiriye umujinya nta kintu ushobora kumukorana na kina gitoya. Icya mbere abanza akakwangisha abakristo muri rusange, icya kabiri agafata inama nyobozi akaza akagushyira mu nama nyobozi akakumvisha uburyo ki uri mubi, bagahita bakwandikira igipapuro cy'uko bagutenze. Urumva, kandi iyo bamaze kucyandika gutyo ubwo nyine baba bagaragara ko uri umunyamafuti. Njyewe byarabaye kumugaragara izuba riva, korali yanga kuza kundirimbira, ntiyanabamagara bati byabaye gute kuki umuntu yabahaye invitation akabatumira nimuze ngo muririmbe nimutubwire impamvu ko numva afite ubugome bwinshi ngo anababwira ati wenda namwe ndabahamirije guhagarara iki, wenda namwe ndabahagaritse namwe mwumve ko numva afitemo ubugome bwinshi bitebye. uranyumva neza? Ureza ngo dufite umuyobozi ngo niba wegeye yananenga n'aka kanya urumva
ariko nubwo yananenga ariko mvuze ukuri umuntu nta muntu ukisanzura ku mushumba ni wagira ngo umuririre umugore uti ndababaye nk'ukura agufata nk'ikindi haza njyewe nahamagaye umushumba wa Gasavi ndamugana wadufashije ukadutabara byaba ngombwa ukaduhindura umushumba ko ntacyo bidutwaye babikoze iki badufashije iki regional yadufashije iki ngira ngo wenda bavuga ko ari we wenyine ufite icyo kibazo cyangwa se muri ni benshi uzabaza umugabo itabi yakare n'umugore we waze n'umuhungu wagira inshuti Michel yahagaritse muri kwari yaje kubwiriza muri sikingi ufata umwana w'umusore twa Samu umugabo utuye bati no gutayeri yanze gusubiza muri kwari nta cyaha yakoze abantu barenga 20 bafite ikibazo kuri ADPR bafite ikibazo n'abatsinda kuri ADPR ni benshi turari turi benshi tubabaye baravuze ngo twitege iminsi gusa ubundi baravuze ngo ni imyaka 5 babahaye dutegereje imyaka 5 ikirangira wenda bakahamukura tugasigara wenda duhumeka niyo cyo nyine dutegereje ariko uvuga ngo yabateranya nakorwaho hariya ntibishoboka ko bavuga ngo we yaje asimbura nawe yaryaga amafaranga oya ngo mugabo uko biri kose ajya niyo wasimbuye umugabo umva umugabo yasimbuwe n'uwita Gerard Gerard rero yiyakiriye mu zabukuru we nta nubwo amaze igihe kirekire ariko umugabo we yari yose yaranakubwiza akanaririmbo gafasha agira na sesa yo kuganiriza abantu agira na sesa yo kuganiriza abantu ukananirwamo ariko uyu mugabo we icyo ategetse nicyo we aravuga ati jewe icyo ikijemo ndagikora nicyo ngicyo ubwo warenze iki koko eme ntabwo twebwe iyo tuvuga bumva ko twanze umushumba ntabwo tumwanze ahubwo twanze ibikorwa bye akora bamugira inama bamwicaza bamubwira ati abashumaro none se muri ubwa mbere mu kibazo cy'abaturage yibatsinze ni ubwa mbere ucyumvise oya ntabwo ari ubwa mbere niyo mpamvu iyo abantu ngo mfatira mu midugudu isengera reba Ntora ufate Gasyata uzumve ko iyo hamadi kubera abayobozi babo beza bawute isigenda baramamagaye wabaye uretse wa umubyeyi ko ndi mu kazi bajya mu itangazamakuru bakavuga nta nduru zibaye nta nduru zihari kandi burya nta nduru ivugira uza ku gasozi urumva rero ikibazo cy'abateranye nicyo ni uko utava ku izima ngagirwa inama yumve ngubu naramuka yumvise wenda nimba wanamfashe rikodi akanabyumva arahita akoresha inama avuga ati John turamutenze ni umuntu mubi kandi si uko ndavuga ibitagenda ngo bikosoke tumaze kuvugana nawe hari ijwi ry'uraza kuryumva urumva ndavuga ni wowe hindura ibyanze guhinduka wemera ko abakristo bayobore kuyoborene ubugwane ikindi cya kabiri muzatekereze muzanakurikirane neza agira ikintu bitivaga ingengabitekerezo n'ibintu bijyanye n'ibintu by'amacakubiri iyo atakwiyumvisemo kuri umuntu wabo kugira ngo azagukorere igikorwa agikorere umutima ukunze biragoye icyo kintu nacyo arakigira ntashobora kukihana ngo akireke ko byaba bibaye ibindi si icyo gihe urumva icyo kintu arakigira 100% aragifite nanjye ubwanjye twakiganiriyeho muri biro njye nawe nimba avuga ko ndi kumubeshyera akaba asenga Imana y'ukuri ahamagara afate bibiri avuga ko ntabwo twakiganiriyeho ndabatsinze ndamubeshyeye nk'umukozi w'Imana wamusanze muri ofisi mu biganiro ibyo ngibyo se ibyo mubwira ni ukuri ingengabitekerezo baragufunga bro hano mu Rwanda ntabwo habamo ingengabitekerezo we murabiganira akakubaza ngo hariya ngo urumwe mu bacu ari umushumba se ari umushumba akamubwira kandi kantu wenda nako uzakumvisha abantu njyewe hari umuntu wo muri komite nyobozi hari batsinze njyewe namugishije inama amubwira ko ngiye gushaka umugore uranyumva neza arambaza ati umugore ugiye gushaka nuwahehe ndavuga ni umunyacyangugu arambaza ati wowe uruwahehe ni umunyakibuye urumva neza arambwira ati mba nkubwira inshuti yanjye atari kuko uzi uko umutwe atashakana n'umututsi ati niko umunyakibuye atashakana n'umuhutu urumva niko umunyakibuye atashakana ati niko umunyakibuye atashakana n'umunyacyangugu bikunde uranyumva neza
umugabo mufata akarikodi turi no mu nama nyobozi n'umugore wanjye turi kumurumva we yambwiye ati ushatse umugore wagana ndamusobanurira ambwiye ati umva mubwi ati uko umutwe atashaka n'umututsi ati ni ko umunyakibuye atashaka n'umunyacyangugu ngo bizakunde bambaye kumva inkuru ndangije ako kantu gafata rikoda mu nama umushingwabikorwa ndagenda njyamo mbiganiriza mbivuga muri nyobozi niyo abatanye yambaza ati umuntu n'injamugani uzamubwire mukubwire kuko nefite na rikoda weekend agenda mumwegera ariko ahita asaba ngo rikoda nyisibe sinzongere kuyumvisha abantu ngo nyisibe yabikoze yikize nimba kuko tuvuga ngo dufite ubuyobozi buri kugendera ku mategeko butari gukoresha imvugo nk'izo kandi arahari nawe nyuma yaje no kotera imbabazi turaniyunga kubera ko yabonye uwo mukobwa wamurongoye mu kabari ngo mu kabiri tumace none se ubundi hariya batsinda babafungiye babwira ko mwagizwe iki ni ibiki mubazwa oya urumva hariya batugora bitewe gufungwa kwa batsinda harimo n'akaboko k'abaturage ko hari akantu yaravuze ariko uretse gato nabivuye nayivanyemo oya hari akantu yavuze ngo bamaze barahafunga nta kibazo ngo twagize n'amahirwe barabafunga okay ntacyo niyo ariko ndabivuze nibyo yavuze usigira ngo birumvikana none se ari ikintu cyo Rwanda rwabaye rwarundi rubuza abantu freedoms uretse abantu ntabwo binyagambura barabuza church barabuza amakanisa amadini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo ariko ntabwo ari cyo bareba nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze kuko byo bihari kubera izindi mpamvu ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite ni ukuvuga ngo ubwo ntabwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe ntacyo kaguha niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki factor hatangirwamo amazi nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni amafactor afite icyo akora ni inganda ashwi ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki ibintu byose ko twabigezeho hari za tekinoloji ko dufite izihambaye okay iri ni ijambo ry'umusaza icyo yavugaga araza izo caci ni ubuse cyangwa n'imbere banza wumve ni ubu cyangwa n'imbere yavugaga kuki maybe ko ubuse yari yabivuga yari yagera ikintu yari yabivugaho ariko ndi kukubaza yavuze kuki yavuze ko kajagari k'amadini n'insengero harimo factory harimo boutique harimo bahamana amazi ejo bundi Antoine Rutayisire wumvisha amagambo yavuze noneho Antoine Rutayisire ni uri kunyumva ndakumva ndimo ndashaka nimero za yabateranya Antoine Rutayisire yabateranya iziki muhamagare ntajwe ufite se wamuhamagaye uteze ko ari bukwitabe kandi ukamubwira ngo ndi Bobo wo kwihumure TV akongera kwitaba n'amatiku yawe n'icyo umushaka ese ubwo ngeze umunyamatiku kandi none se ugarakwita ngo iki neze unyenda umunyamatiku oya warakwita ngo iki neze ngiye nsengeriwe hari ubwo ngiwe
munyumvire ngo ntaryiwe sawa none se uza waryiwe n'uyu nguyu n'uyu mwavuganye yaryaga iwe nimba kinasengera ryiwe banza unyumve rero ndamugaburira iby'umwuka banza unyumve ndangize gahunda yanjye Antoine Rutayisire aravuga ati tugize amahirwe we na mwirahira rya perezida hari icyo yabivugaho cyangwa agakomorera aba bantu ariko biri kiriya ngira ngo Yusta umuyobozi wa RGB yaravuze ngo twaje gufasha Imana turi akaboko k'Imana yadushyize kugira ngo dukore reka mubyeyi none ari cyane akatangazo kasohotse ngo mwitonde ingo zanyu ntimuzihindure insengero kuko nazo twaza tugashyiraho ingufuri okay reka rero nkubwire impamvu y'ibi byose ari nabyo nakubwiye cyeka niba ari andi makuru ufite ugiye gutangaza icyo yabateranya yabashije gutangaza okay wakiduha nakubwiye ngo icyo umuhamagaye yego amazina yanjye nitwa Bobo yego Bobo nkorera ikinyamakuru Ihumure TV yego Tenzi ya mufite akanya tuganira kugira twe dufite ikibazo twifuza kubabaza yuko abakristo banyu muyoboye ahibatsinda baba batangiye kureklama ku gikorwa cyari gihari cy'igiterane cy'abana hari amafaranga batanze ariko igiterane ntikikibaye kubera ibibazo by'insengero ziri gufungwa bakaba bifuza ko ayo mafaranga basi yasubizwa kuko n'aya mbere ngo mu bikorwa byagiye bikorwa bitigeze bikorwa ese hari ikintu mwamubivugaho mushumba ayo makuru yahawe nande si ngombwa kubwira umukristo wayatuhaye ariko nuko tuyafite wewe urebye uko ikibazo giteye n'iri giterane kitabaye yego urumva kitazaba bafite impungenge yuko ngo ntiyari na muri ibi by'inyubako bazifungiye ngo hari amafaranga bagiye batanga ntibyakorwa hari abasanzwe babitangaza ibyo ngibyo ugiye kubaza PR urumva nta kibazo umukristo wagira ikibazo si ngombwa ko bijya mu binyamakuru wagira ikibazo yakwegera ubuyobozi akakimubaza hanyuma rero yashaka no kunyura mu itangazamakuru ntawamuzi kandi ngo mwarabateye ubwoba babibaza mu ntabwo ari byo biduhangayikishije twe duhangayikishijwe no gukora ntabwo duhangayikishijwe n'abareklama ushaka kureklama yazaza mu biro by'ubuyobozi agahabwa gahunda cyangwa akatubwira nayo yatanze tukayamusubiza sibyo yego uri umukristo ndi umukristo uramutse uri umukristo wabyumva cyane niba igiterane cyari kuri uyu munsi ku itariki yego umuntu akaba yaratanze wenda 5,000 sibyo yareka yabivuga ati narayatanze tukareba ko kuko yatanze tukayamusubiza ariko twebwe duteganyije ko igiterane kizaba inzandiko zaranditswe kandi ayo mafaranga arahari ntabwo yakoze yego babyumvise ndakumva cyane naho rero abafite gahunda yo kuvugaho barahari kandi nawe ufite gahunda yo kubuza umuntu kuvuga n'abifuza gukora nabo barahari kandi umushumba bavuga ko mwahageze mukasanga ibibazo bisa naho byari bikomeye mu bakristu mu gihe mwahimukiraga umusimbura reka mubwire generaluma abakristo bibasina nta kibazo bafite n'umuntu ufite ikibazo ku giti cye kandi ari abaho bari kuduhamagara ntacyo abakristo bose nta kibazo bafite kugira ngo bibe mu mucyo umucyo wo ubu tugiye kujya mu iteraniro i Gasabi ndabyumva namenye amakuru ufite ikibazo yakibaza ubuyobozi kandi ukibaza itangazamakuru go ahead kupira murakoze cyane pastor murakoze cyane Imana ibamugisha kandi mujye go ahead namaga ntago yamwinjirira ntago
ntabwo wamwinjirira. umwinjirira uteze uri igiki ubwiye ko ari umusirikare ari umudemobe oya pana umudemobe umusirikare ntabwo akora n'abakaritasi mwamuza mutesha abantu umutwe. Okay, ngiye nayo ngiye kwinjira mu nkuru yanjye nyirizina y'ibi bintu byose hanyuma tukagana ku musozo. Ahubwo bayi ngewe nta cyenda nzakaza. Rero insengero zigize gutya zirafunjwa. Sibyo? Kubera ko zitujuje ibyangombwa. Sasa wabuze ikibazo hano kiri. Akaba Kristo none twe dufite ikibazo. Aza bantu kanyumva. Uzi impamvu abakristo bo muri ADPR. Sibyo? Batanga amaturo nko mu zindi nsengero uko bisanzwe. Sibyo? Umuvugizi mukuru w'itoro rya ADPR ahembwa miliyoni 5. Ahabwa imodoka. Yishyurirwa inzu. Ivyo kurya no kwakira. Yishyurirwa ibyo kwakira abashitsi. Okay, ni Imana mwacu. 5 ziza ziri imbumbi. Ziza ziri imbumbi. Noneho ibirenze ibyo. Ibiri inyuma y'ibyo. No kurya rya muri do. N'abantu menye ari itorero bishyurira. Ibirenze ibyo nyuma y'ibyo. Inyuma yaho gato. Wavuze uti paruwase zose imidugudu yose ikusanya amafaranga ajya kuki? Kuri konte ya ADPR. Ubu tuvugana amaze imyaka hafi niba 2 niba 3 ku buyobozi. Every month arisivinga umushahara we 5 millions. Unyumve witonze. Noneho ndimo ndaguha makuru bro. Noneho birangije aya mafaranga miliyoni 5 amaze kuzakira zimaje kujya ku mufuka we, urumva? Nibi byose akabikora. Iyo konte ifata ayo mafaranga yavuye mu bakirisi bose nk'amaturo. Ubuka ko hano turi ADPR barenga miliyoni zingahe hano mu Rwanda 3. Sibyo? Amafaranga yose ajya kuri konte. Kugeza ubu umbwira ibikorwa bya ADPR bizwi bishorwamo aya mafaranga. Banzu nyumva ariko. Kandi abahembwa bafite imishahara bari ku gashahara gato. Gato cyane papa. Akasa mutwe rero nagahomera muno. Birangije urusengero aho ruzingiye mu nyumve. Urusengero rwose rwa ADPR ibikorwa bigiye gukorwa. Sibyo? Abaturage bagomba kwikoramo. Iyo bikozemo nibyo umuturage we batsinda yavugaga ntimumwumve. Mwikoramo mwamara kwikoramo sibyo? Mukazana amafaranga yo kubaka iki urusengero cyangwa ibindi bikorwa. Ese mbabaze ya mafaranga agiye kuri konte yo amarike. Ese ya mafaranga yatanzwe barareba bagasanga ibintu byose bikorwa sibyo? Bikwiye gukorwa n'amafaranga ave mu mifuka y'abaturage kandi baratanze n'amafaranga yagiye mu karere agakomeza akajya mu ntara avuye muri regional. No ese bobo nkubaze. Uri kunyumva? Aya mafaranga yose akusanywa. Wabuze insengero za ADPR zifunzwe ukuntu zingana. Urambwira gute? Banzu nyumve. Urambwira gute ku umudugudu ngiye navutse uhari wa ADPR? Ndayikubwira nakubwira urutonde rwazo rw'imidugudu. Sibyo? Ukibaza ubu mfite imyaka irenga 30 hafi n'imyaka 38 mu minsi mike n'abaka imyaka 40 ndaba ndi umusaza rukukuri. Sibyo? Noneho umbwire ukuntu urusengero navutse ruhari. Uyu munsi barufunga. Baruga ngo ntabwo rwujuje ibyangombwa. Ushire mu gaciro. Reka ngaruke kuri side ya leta. Leta Antoine Rutayisire avuze ati sibyo? Ati baturebere nyine gufunga ukababaza abantu bangana gutya ntago ari byo. Yabivuze nk'umushumba bro. Kandi aravugira population y'abakristo. Sibyo? Igomba kumutega amatwi ikamwumvikana mukurikirana. Ndamwumva nk'umushumba. Sibyo? Ariko ntago kubiza insengero zose ziri gufungwa. N'abantu bari gufungwa. Sibyo? Nyirabayazana ni ADPR. Nyirabayazana ni ADPR kubera iki? Amafaranga menshi yariwe ni muri ADPR. Ibikorwa byinshi byakozwe n'abaturage byakozwe ni muri ADPR. Amafaranga yinjiye ku account y'abo bagabo ntabwo agaragara aho yagiye. Ibyo si bindeba
nta nubwo mbishinzwe, ahubwo ntimutekereze impamvu yo gufungwa kw'izindi nsengero nyirabayazana ni ADEPR. ni ADEPR. Kuba leta yavuga ngo murebe musimbuke, twe turi abanyamakuru please, ntuwantera amabuye wawe uri kumpemukira, wakabaye wumva ibyo ndi kuvuga nawe ukagenda ugasesengura ukareba. Nyirabayazana ni ADEPR, dushingiye ko ibikorwa byanyu mwese muri ADEPR bibasaba ko muzana amafaranga bakubaka imikingo. Ndagurugero uzi nka Sebayazana arya yitwa nde, abateranya muri Ndagurugero. Impamvu nuko bibatsinda yashakuje, uzi yujuje inziga sanze ninde uyu mugabo ayabateranya, wena n'umufuka we ntago murebera mu mufuka ku mukingo warinjije. Ibyo niwe bivuze. Noneho urebye amazu, urebye ibikorwa bye, ubukwe bwarinjije. None uretse wowe uri kunyumva, ubukwe bwa miliyoni 3 abuzemo imwe, wowe uri kunyumva va mu bintu by'ubuzayifu n'ibintu by'ubufariseri n'ibintu byo kutamenya ubwenge, shyira mu nyirobwenge nawe wumve witonze. Ntago wumva hano hari ikibazo, warangiza ngo bafunze ngo insengero like ngo bazifunze. Nge ntago nishimiye ko insengero bazifunga. Ubundi se nge ndi iki cyo kutumva imigambi ya leta no kugenda kuri gahunda za leta? Ugira ngo ikiganiro natwara Notayisire yatanze yarubwo ari kibi? Ugira ngo abantu bacyumvise ntibagitwaye mu wundi murongo? Icyo si kimwe. Icya kabiri, umuyobozi wa RGB ura mu mama Yusta ntiyatanze ukuri, ntiyabisesenguye neza, ahubwo nizitarafungwa baraje bazifunge. Baye kandi nge singaruka. Nge nacecetse mana gifite cyo kuvuga gusa. ADEPR Isayi umuvugizi mukuru kabi leta, wibuke ko ADEPR iri mu biganza bya leta. idufashe abakristo babatsinda babona ubutabera. Abatsinda guseriga manje. Oya niho tuzi, ni naho hari kuvuga ADEPR yose muri rusange. Ariko uyu mwanya abatugejeje ikibazo nababatsinda, ndasanga abandi bamerewe neza. Abakristo batsinda babona ubutabera, amafaranga y'igiterane cy'abana cyagomba kuba kuri ibiganiro byawe ibagikore ari amafaranga y'abateranya muyabasubize rwose. Nicyo twasabaga nk'abanyamakuru. Mwaranavuze ngo mufite amafaranga ngo mwakora igishoboka ngo mukangiriza ibikorwa by'abantu, mugahemukira abantu, abandi kubwira nubwo ubutumwa bari kubyumva utabona bicaye muri kamera, ubwo washiduka ejo bagukomerekeje, bagukomoye. Uri kureba erega hano bagabo bafite amafaranga bro. Sawa, ashyiraho ifoto tujye mujye mucunga hanyuze mu kagonga. Nazashiduka bakukubise muri rigorida. Nanjye amahirwe sinya mpfa kugenda mba mu rugo, nza muri studio nkaba muri studio njya mu rugo, muzantegerayo. Urakoze Bobo, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego